Hello my people, nkuko nabibabwiye nzajya mbakurikirana amasiganwa y'amagare bari kubera hano mu Rwanda rwa Gasabo. Igare ryaciye ibintu hano mu Rwanda kabisa, imyiteguro irarimbanyije. Murabona abaturage biteguye bikomeye cyane, bari ku muhanda bategereje igare. Amakuru ndi kumva nuko umunyarwanda ngari buri imbere ugiye guterera hano Ishyorongi ku shuro ya mbere. Murabizi yuko bajyaga bahamanuka, uyu munsi bahazamutse berekeza i Musanze. Ibyishimo by'abanyarwanda tubitegereje turi benshi. Wowe utarakora subscribe nakubwira gukora subscribe kugira ngo uzajye ukurikirana inkuru ziba zigezweho hano mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda rwa Gasabo kabisa. Igare ni igare. Turakomeza tugenda tuganira n'abaturage batandukanye batubwira uko igare bari kuribona by'uyu mwaka wa 2023 kabisa. 5-5 turi kumwe aka kanya, tukaba turi Ishyorongi, tukaba twakurikiye aya magare kugira ngo tumenye iherezo ryayo. Umunyarwanda niwe wabashije kuba yazamuka kano gaterera ari wenyine, nawe muri inyuma kabisa. Inyuma yarakurikiwe n'abazungu babiri b'abafaransa nyine bari bahatanye, ariko kano gaterera yabashije kuba yagaterera wenyine. Abari bamuri inyuma bari abantu babiri, hatakurikiraho ibindi bikundi byabo bose by'abari muri Tour du Rwanda mu masiganwa nyine. Tukaba twakiriye umutumirwa wari uri hano Ishyorongi, agiye kutubwira ukuntu byari bimeze gute. Ewana nkuko mubibona kabisa, ewana umunyarwanda yaje ari uwa mbere, yazamutse neza cyane rwose. Ewana ubu ngubu ikintu kiriho ni ukuvuga ati ni ukubashyigikira bano banyarwanda bacu kabisa, kuko bana bari kubikurikirana neza rwose. Iyo Tour du Rwanda ibereye hano Ishyorongi ku shuro ya mbere niyo bakizamuka hano. Turu zose zagiye ziba ntago bigeze bazamuka, ahubwo baramanukaga. Iyi turu urabona iri burangire gute? Uko ndi kubibona kabisa, uriya munyarwanda wazamutse mbere kuko yabataye iminota myinshi cyane. Ewana ndabona ari uze kuza kwegukana igikombe kabisa. Tukomeze duhe icyizere abanyarwanda yuko iyi shuro twaza kucyegukana igikombe cy'uyu munsi. Ewana kabisa niko bimeze cyane. Amazina yawe bakwita nde kugira ngo abakunzi ba Boot TV babashe kukumenya nawe? Hakizimana Emmanuel. Utuye hano Ishyorongi? Cyane rwose. Urakoze cyane kandi Imana ikomeze guha umugisha. Umuntu wadukurikiye hano kuri Boot TV, nawe Imana ikomeze guha umugisha. Dukomeje kugenda tubagezaho amasiganwa y'amagare ari kubera hano Ishyorongi. Umutumirwa wa mbere twamwakiriye, tukaba twakiriye uwundi amagare amaze gutambuka. Amazina yawe bakwita nde? Wita Patrick Nyamvumba. Patrick Nyamvumba, rino gare ryabereye hano Ishyorongi ku ishuro ya mbere riterera, ubushize ryaramanukaga. Wowe wabyishimiye gute, wabibonye gute? Urebye nk'abanyarwanda muri rusange, ndakeka nta muntu rutashimishije iri rushanwa rwose. Irushanwa ryari ryiza, umunyarwanda yari ari imbere, twishimye muri rusange urebye. Ese kano gaterera ko yabashije kuba yagaterera wenyine, inyuma ye hari abazungu babiri ngo b'abafaransa. Ese araza kugera iyo bagera akiri uwa mbere, cyangwa biraza kurangira bamushyikiriye? Urebye mu irushanwa buriya haba harimo abataka, abadefanseri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buriya maybe bashobora kuza kumwafata bakamufata, cyangwa se Imana idufasha akaza kugera ari uwa mbere, ariko biba bigoye cyane. Wiga urabizi nawe hasaba imbaraga na tekinike nyinshi cyane, harimo n'abazungu urabizi, wari ufite mayo jone yari ari inyuma rwabo baramusize, ariko ashobora kuza kubafata wenda ku byuma. Iyi Tour du Rwanda iri kubera hano mu Rwanda ya 2023, abafatanyabikorwa harimo abatarajemo nka Skol. Ese buriya byaratewemo n'iki? Skol yaba yarabihombeyemo ubushize cyangwa sinzi ukuntu bimeze? Urabona ishyushye na Skol itarimo? Buriya ntabwo yashya kuko Skol yabihari, ariko nabwo wabonye ko bamamaje neza. Urebye akaskoro ntabwo kabura, ariko nabwo n'abari barimo bagerageje, ko harimo za Rwanda fomo n'izindi, ariko Skol nayo yari ikenewemo, sinzi icyatumye itazashaka kuba yarahomba. Ababyeyi b'u Rwanda wababwira bakadufatira iry'uburyo umuhungu wacu bikaza kurangira akukanye iyi tapa abaye uwa mbere, cyangwa buriya irushanwa ry'igare barikunze. Wabonye ko ku mpande hari ababyeyi, abana, abasaza n'abakecuru. Buriya njye nakunze kuba ndi kumwe n'abantu b'abamama bakuze, bavuga ati rwose kabisa
uyu muhungu wacu Imana imurinde agere yari uwa mbere ariko biba bigoye gusa bafashe iby'uburyo nk'uko mwabyumvishe twari turi hano i Shyorongi amashusho mwagiye mukomeza mubona atambuka hano kuri Boot TV ni amashusho yari ari hano twafatiye i Shyorongi aho bazamukaga bigira i Musanze bajya kwerekana ibyishimo by'abanyarwanda babyerekana ab'i Musanze abari i Kigali bishimye bigaragara n'ab'i Huye barishimye tuzajya dukomeza tugenda tubakurikiranira imikino nk'iyi ngiyi ya Tour du Rwanda mwakoze cyane wowe utarakora subscribe nagusaba gukora subscribe kuri Boot TV kugira ngo tukomeze tubane 5 Imana ikomeze ibamera umugisha kandi we wabashije kuba wakurikirana kino kiganiro cyose Imana iguha umugisha kabisa uri umuntu wo gufasha Boot TV 2 amasiganwa y'amagare ari kubera hano i Shyorongi umutumirwa wa mbere twamwakiriye tukaba twakiriye uwundi amagare amaze gutambuka amazina yawe bakwita nde? Bayita Patrick Nyamvumba. Patrick Nyamvumba rino gare ryabereye hano i Shyorongi ku ishuro ya mbere riterera ubushize ryaramanukaga wowe wabyishimiye gute wabibonye gute? Urebye nk'abanyarwanda muri rusange ndakeka nta muntu ritashimishije irushanwa rwose irushanwa ryari ryiza umunyarwanda yari ari imbere twishimye muri rusange urebye ese kano gaterera ko yabashije kuba yagaterera wenyine inyuma ye hari abazungu babiri ngo b'abafaransa ese araza kugera iyo bagera akiri uwa mbere cyangwa biraza kurangira bamushyikiriye? Urebye mu irushanwa buriya haba harimo abataka abadefanseri ibintu nk'ibyo ngibyo buriya maybe bashobora kuza kumwafata bakamufata cyangwa se Imana idufashe akaza kugera ari uwa mbere ariko biba bigoye cyane wiga urabizi nawe hasaba imbaraga na tekinike nyinshi cyane harimo n'abazungu urabizi wari ufite mayo jaune yari ari nyuma n'ubwo bari bamusize ariko ashobora kuza kubafata wenda kubyima iyo Tour du Rwanda iri kubera hano mu Rwanda ya 2023 abafatanyabikorwa harimo abatarajemo nka Skol ese buriya byaratewemo n'iki Skol yaba yarabihombeyemo ubushize cyangwa sinzi ukuntu bimeze urabona ishyushye na Skol itarimo buriya ntabwo yashya ko Skol yabihari ariko nabwo wabonye ko bamamaje neza urebye akaskoro ntabwo kabura ariko nabwo nabari barimo bagerageje yako harimo za Rwanda fomo n'izindi ariko Skol nayo yari ikenewemo sinzi cyatumye itazasha kuba yarahomba ababyeyi b'u Rwanda wababwira bakadufatira iry'uburyo umuhungu wacu bikaza kurangira akukanye iyi tapa baye uwa mbere cyangwa buriya irushanwa ry'igare barikunze wabonye ko ku mpande hari ababyeyi abana abasaza n'abakecuru buriya njye nakunze kuba ndi kumwe n'abantu b'abamama bakuze bavuga ati rwose kabisa uyu muhungu wacu Imana imurinde agere yari uwa mbere ariko biba bigoye gusa bafashe iby'uburyo nk'uko mwabyumvishe twari turi hano i Shyorongi amashusho mwagiye mukomeza mubona atambuka hano kuri Boot TV ni amashusho yari ari hano twafatiye i Shyorongi aho bazamukaga bigira i Musanze bajya kwerekana ibyishimo by'abanyarwanda babyerekana ab'i Musanze abari i Kigali bishimye bigaragara n'ab'i Huye barishimye tuzajya dukomeza tugenda tubakurikiranira imikino nk'iyi ngiyi ya Tour du Rwanda mwakoze cyane wowe utarakora subscribe nagusaba gukora subscribe kuri Boot TV kugira ngo tukomeze tubane 5 Imana ikomeze ibamera umugisha kandi we wabashije kuba wakurikirana kino kiganiro cyose Imana iguha umugisha kabisa uri umuntu wo gufasha Boot TV 2 di Rwanda hano turaka kanya tukaba turi i Shyorongi tukaba twakurikiye aya magare kugira ngo tumenye iherezo ryayo umunyarwanda niwe wabashije kuba yazamuka kano gaterera ari wenyine nawe muri inyuma kabisa inyuma yarakurikiwe n'abazungu babiri b'abafaransa nyine bari bahatanye ariko kano gaterera yabashije kuba yagaterera wenyine abari bamuri inyuma bari abantu babiri hatakurikiraho ibindi bikundi byabo bose by'abari muri Tour du Rwanda mu masiganwa nyine tukaba twakiriye umutumirwa wari uri hano i Shyorongi agiye kutubwira ukuntu byari bimeze gute ewana nk'uko mubibona kabisa ewana umunyarwanda yaje ari uwa mbere yazamutse neza cyane rwose ewana ubu ngubu ikintu kiriho ni ukuvuga ati
ni ukubashyigikira bano banyarwanda bacu kabisa kuko bana bari kubikurikirana neza rwose. Iyo Tour du Rwanda iri ibereye hano Shyorongi ku nshuro ya mbere niyo bakizamuka hano. Turu zose zagiye ziba ntago bigeze bazamuka ahubwo baramanukaga. Iyi turu urabona iri burangire gute? Uko ndi kubibona kabisa uriya munyarwanda wazamutse mbere kuko yabataye iminota myinshi cyane. Wana ndabona ari uze kuza kwegukana igikombe kabisa. Tukomeze duhe icyizere abanyarwanda yuko iyi shuro twaza kucyegukana igikombe cy'uyu munsi. Wana kabisa niko bimeze cyane. Amazina yawe bakwita nde kugira ngo abakunzi ba Boot TV babashe kukumenya nawe? Hakizimana Emmanuel. Utuye hano Shyorongi? Cyane rwose. Urakoze cyane kandi Imana ikomeze guha umugisha umuntu wadukurikiye hano kuri Boot TV, nawe Imana ikomeze guha umugisha. Wana kabisa. Ko muri kujya mu muhanda. Kujya mu muhanda. Umunyarwanda yabanikiye. Wabedi! kiretse shashi bose itaragera byapfa gushoboka kandi nabwo idagaza ntabwo turashoboka yashye reha